kugera ku murongo wa 20 navuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije abasekuruza nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari n'isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu kigo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu kigo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Haleluya. Iri jambo impamvu mbanje kurikoresha batangira batubwira ko mbere batekerezaga Kristo mu masekuruza yiwe, bamubona atambuka ntibamukishurirwe ko ari umwami, ahubwo bakamubona bagatangira kubona Yesu w'i Nazareti, bagatangira kubona Yesu wo kwa Yosefu w'umubaji. Ariko baratubwiye ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Ndagira ngo uyu munsi rwose uko uri kumbona hano ntundebe utekereza kwa Gasana, ahubwo undebe uri kubona Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Twababwiye ko uko turi hano turi abana ba pasiteri, ntabwo ari uko turi kuvuga tubwirijwe n'Umwuka Wera, ntabwo ari uko ari ba data turi kugendera mu bigwi byabo, ahubwo natwe twarakijijwe, natwe twakiriye Kristo ku giti cyacu duhinduka abana b'Imana, bituma natwe tugenda tuvuga ibyacu bidaturutse kuri ba data, ahubwo biturutse ku byo natwe twahishuriye. Haleluya. Ibyo bimaze kuba, Imana yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi, ngo ndetse turi nk'intumwa z'Imana tugenda tubwira abantu ngo mwiyunge n'Imana muri Kristo Yesu. Nanjye nje hano nk'uko ba Petero bajya i Yerusalemu, nje hano nk'uko Pawulo yajyaga mu mahanga aje kuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze. Ahantu badusomeye mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero, intego y'iki kibwirizwa iravuga iti kumenya Imana na Yesu Kristo. Ndashaka ko dusoma gato ku gice cya mbere umurongo wa 1 kugera kwa 4. Badusomeye batubwira ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'Umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe n'isi no kwifuza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Intego y'iki kibwirizwa ni ukumenya Imana na Yesu Kristo. Hano ku murongo wa 1 baratubwiye ngo abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu. Ndashaka ko tumenya uku kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukw'intumwa za Yesu, guhwanye n'ukwa ba Petero. Abantu benshi twizera Yesu Kristo, ariko ntabwo dufite kwizera kw'igiciro cyinshi nk'uko kugaragara Petero yarimo aravuga. Usanga kwizera dufite ari uko kugira ngo ari uko muri ubuzima kugira ngo tubeho. Nintajya gusenga nshobora guhura n'ibibazo, ariko ninsenga ibyo bibazo birakemuka. Ugasanga inzira yawe yo kubaho muri ubu buzima ni ukujya gusenga, ariko urumva ko uko kwizera ntabwo ari ukw'igiciro cyinshi, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 15:19 ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Nimba Kristo umwizera cyangwa wumva ko wakijijwe mu by'ubu bugingo gusa bizashira hano mu isi,
ukumva ko ukijijwe kuko usenga Imana igaca inzira ukahita uvuga uti byanga bikunze narakijijwe ndi umwana w'Imana kuko iyo nsengera uruwo kugirirwa impuhwe cyane kuko kuba muri Kristo birenze kure cyane gusengera iby'Imana ikabiguha birenze kure cyane gusenga urwaye ikagukiza kuko Imana yacu igirira neza ababi n'abeza bose ibavubira imvura cyane. Icyo nshaka kubabwira twebwe tugiye kwizera kw'igiciro cyinshi kuruta cyane ibyo turebesha hano mu isi kuko ndetse hari n'ababiturusha. Ntukumve ko Imana uyikunze cyane kuko hari ibyo ikugirira byo mu isi, ibyo ngibyo uri kwishimira hari abandi bafite badakijijwe byaba ari ibintu biciriritse cyane. Wumva ko ukunze Imana ko yakugaburiye kandi hari uwundi wariye neza kurusha utanizera iyo Mana, urumva icyo uko kwizera kwawe kwaba guciriritse. Turashaka kuvuga kwizera Imana kw'igiciro cyinshi. Reka mvuge gatoya no muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 kugera ku 23 hatubwira ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Murabyumva neza ko abo Yesu sabahanura, sabirukana abadayimoni, sabakiza indwara. Bivuze ngo hari ukundi kwizera kw'igiciro cyinshi kuko ibyo ngibyo n'abandi barabikora kandi batizera Imana, n'abandi barahanura, n'abandi birukana abadayimoni, n'abandi bakora ibyo bitangaza. Ariko njye ndashaka uyu munsi tuvuga kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwa ba Petero, guhwanye n'ukw'intumwa zo mu gihe cya mbere. Uko kwizera batubwiye ngo tuguheshwa no gukiranuka kwa Yesu. Badusomera batubwira ngo ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'Umukiza. Uyu munsi naje kubabwira kwizera kw'igiciro cyinshi ariko kumenya Imana na Yesu Kristo guheshwa no gukiranuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga kumenya Imana, kumenya Yesu Kristo ariko ukayimenya mu buryo bwo gukiranuka, ntuyimenye mu buryo bw'ibintu bifatika by'ibigaragara bishiranwaho no kwifuza kw'isi. Ndashaka kumenya Imana nk'Imana itanga agakiza ko gukiranuka, atari Imana itanga ibishira hano mu isi. Ubuntu n'amahoro biguye muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Umwami wacu kuko imbaraga z'Umwana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Iyi Mana rero ntabwo tuyikunda mbere y'uko yo yadukunze, ahubwo Imana niyo yadukunze mbere irangije idukorera byose kugira ngo natwe tuze twisanga. Si twe twabishatse, si twe twayihisemo, ahubwo yo ubwayo niyo yaduhamagarishije ubwiza bwayo n'ingeso zayo nziza muri Kristo Yesu. Ndashaka ngo turebe tumenye ibyo yagusezeranyije by'igiciro cyinshi kuko hano niko batubwiye ngo ibyo ni byo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane. Ndagira ngo dusome muri Yeremiya igice cya 31. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 kugera ku wa 4. Haravuga ngo nimba twageze ko dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 kugera ku 34. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda
ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bava inyuma ati menye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, niko Uwiteka avuga. Kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakira ukundi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuvuga kuri ibyo bintu Imana yadusezeranyije by'igiciro cyinshi mu isezerano rya kera, ariko twahawe. Yarabisezeranyije, ariko uyu munsi yarabisohoje muri Kristo Yesu. Uyu munsi yarabiduhaye, kuko niko badusomeye aho badusomeye batubwiye ngo kuko imbaraga z'Imana bwayo zatugannye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo ni byo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi. Nibyo byatumye aduha. Ntabwo Imana yarabisezeranyije ariko yarabisohoye, bivuze ngo ntabwo ari ibizaba, ahubwo uyu munsi yarabikoze. Yabikoze gute? Tuzi ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo uwizera Yesu Kristo atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bakongera batubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho, ni ubuntu bukurikira ubundi. Ibyuzuye Kristo nibyo Imana yaduhaye twebwe abamwizera tukamwakira. Amasezerano y'Imana cyangwa ibyo Imana yasezeranyije by'igiciro cyinshi yabishyize muri Kristo. Ibyo yadusezeranyije mu isezerano rya kera ibishyira muri Kristo, iramuduha. Kubyakira niko kugira kwizera kw'igiciro cyinshi, ko ba Petero na ba Pawulo intumwa bagendaga bavuga. Reka dukomeze. Yesu aravuga ngo ndashaka kugenda mvuga kuri bino tuvuze mu isezerano rya kera. Imana ivuga ngo nzasezerana nabo isezerano rishya. Yesu mu butumwa bw'uko bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 20, agafata igikombe aragishimira, n'igikombe akigenza gutyo. Bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Kristo amaraso ye niho isezerano rishya ryatangiriye. Ibyo Imana yari yarasezeranyije mu maraso ya Kristo niho yabisohoreje. Kristo arababwira ngo mwende iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Amaraso ya Yesu yavuye ku bwacu kugira ngo ababyemere bakire ibyo Imana yasezeranyije byose, kandi bimwuzuye nibyo twahawe, ni ubuntu bukurikira ubundi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5:24 ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kristo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we natwe duhinduke uko yari ari, gukiranuka kw'Imana. Rero ibyo ni byo Imana yari yaradusezeranije. Ariko hari ikindi nshaka kuvugaho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5:17. Sinzi nimba kuvuga aho byanditse biri bubafashe, ndabona hari abashaka kwandika. Haravuga ngo Yesu aratubwira ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kristo ntabwo yaje gukuraho ibyahanuwe n'Imana, ntiyaje gukuraho ibya kera byo mu isezerano rya kera, ahubwo Kristo yaje kubisohoza. Ibyari byaranditswe yaje kubisohoza.
twabonye muri Yeremiya batubwira ngo nzashyira amategeko mu mitima yabo, mu nda zabo. Nta muntu uzirirwa Yesu nazi kandi yaraje, nta muntu uzirirwa abwira mugenzi we ngo menya Imana, kuko nzaba narashyize amategeko mu mitima yabo. Kristo umwakiriye akaba akinjira mu mutima w'umuntu. Nta muntu wirirwa amubwiriza gukiranuka, nta muntu wirirwa amubwiriza kugenda mu nzira akwiriye kugendamo, kuko Kristo asohoza gukiranuka kw'Imana muri we, asohoza amategeko yose muri uwo muntu wamwakiriye, kuko Kristo niwe gukiranuka kw'Imana. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo unyizera, muri Yohana igice cya 7:38, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Mu isezerano rya kera baratubwiye ngo nzashyira amategeko mu nda zabo. Hanyuma mu isezerano rishya baratubwira ngo unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Bivuze ngo gukiranuka kuzaba kuri muri twebwe kubwo kwakira Kristo. Gukiranuka, kwakira Kristo niko guhabwa gukiranuka. Ntabwo ari ibintu wongera kugenda urepeta usubiramo ngo sinkakora iki, ngo amategeko turayazi, ntukice, ntugasambane. Ntabwo ari ibintu wongera kugenda usubiramo mu mutwe wawe, ahubwo ni ubuzima bwawe. Bitangira kuba ibintu by'ubuzima bwawe ukora utiriwe unabyishyiramo, ukabaho ukiranuka atari ibintu biri kukuvuna. Yesu aratubwira ngo ninjye mazi y'ubugingo. Umufite rero ayo mazi y'ubugingo atangira gutemba ava muri we, ava mu nda ze, agatangira gukiranuka. Yesu niwe wenyine twizera tugakiranuka, nta kindi kigushoboza gukiranuka. Nujya gushaka kuyoborwa n'amategeko bizakuvuna, ariko niwizera Kristo muri kwa kwizera kw'igiciro cyinshi uzatangira gukiranuka atari ibintu bikuvunnye. Amazi y'ubugingo azatangira gutemba ava mu nda yawe. Haleluya. Bagiye baradusomera ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi. Nari ngikomeje ndi kuvuga ku bintu Imana yadusezeranyije by'igiciro cyinshi, aribyo bituma tugomba kumenya Imana, tugasobanukirwa Yesu, tukagira kwizera kw'igiciro cyinshi, atari kwa kwizera guciriritse ariko byita. Bari baradusezeranyije mu isezerano rya kera ngo Imana yaravuze ngo nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Hari ukuntu umuntu atibona nk'umwana w'Imana cyangwa nk'ubwoko bw'Imana, akifata nk'umuntu uri kure y'Imana, kandi akifata nk'umuntu nanone uri imbere yayo. Ugasanga nubwo uhora mu rusengero ariko ufite imitekerereze itari y'ubwoko bw'Imana, ufite imitekerereze iri kure y'Imana nubwo uri mu murimo w'Imana. Ariko nagira ngo mbabwire amakuru meza atandukanye n'ayo ngayo. Ndashaka kubabwira ko Imana atari uko ishaka kutubona. Imana yashaka ko duhinduka ubwoko bwayo, nayo ikaba Imana yacu. Reka tubisome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 7 kugera kwa 10. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 7 kugera kwa 10. Haravuga ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi yuko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ni ibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi aribo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo utangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababaye. Haleluya. Ndashaka ko tumenya ko Imana yemeye ko twebwe duhinduka ubwoko bwayo, nayo ikaba Imana yacu. Baratubwiye ngo ubwo twebwe twizeye tuzi yuko ari iby'igiciro cyinshi. Natangiye mbabwira ngo kwizera kw'igiciro cyinshi, tuzi yuko ari iby'igiciro cyinshi,
ariko kubanga kwizera, kubadafite kwizera, Kristo ni ibuye abubatsi banze ryahindutse ikomeza imfuruka. Abatarahishuriwe Kristo baramufite, baramwakiriye, ariko ntibamwizera nk'ibuye rikomeza imfuruka. Bamwizera nk'uwo bagira ibibazo bakaza bagasanga mwami mwami, bakongera bagasubiramo bya bindi azababwira ngo sinigeze mbamenya. Mwami mwami, uyu munsi itamurure ushinzira nta biryo bihari, cyangwa se abadayimoni baranzengereje, cyangwa se Minerva iraboneka gute. Kristo azababwira ngo sinigeze mbamenya, kuko aho nta mubano hari kuza gusaba Imana ikaguha, ariko twabonye ko ibyo ibigirira n'abatizera. Abatizera babifite ku bwinshi. Hari n'igihe usanga inzira yo kugutabara inyuze kuri uwo nguwo utizera. Ubwo se murumva tutaba turabo kugirirwa impuhwe turamutse dufite kwizera kurangira mu by'isi? Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntararenga aho ngaho ngo basitara ku ijambo ry'Imana ntibabyumvire kandi aribo ryagenewe. Hari abantu bose bazi ibyanditswe byinshi bagasoma ijambo ry'Imana, cyangwa bakaba babimazemo imyaka myinshi ibyo gusenga, ariko barasitaye kuri ibyo bintu, ntibigeze bahishurirwa Kristo nk'umwami. Bamubonye nk'umukiza ubakiza indwara, nk'umuntu ubakemura ibibazo, ariko ntibigeze bamuhishurirwa nk'Imana. Ntibigeze bamuhishurirwa. Nabasomeye dutangira ngo muri we n'Imana yinjiye natwe ntiyaba ikitubana n'ibicumuro byacu. Ntibigeze bamuhishurirwa ko ari we gukiranuka kwacu. Ntibigeze, baracyafite imitekerereze ya kera, ariko Imana irababwira uyu munsi ngo muri ubwoko bwanjye, ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Haleluya. Njyewe aho namenye Kristo nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwanjye, namenye ko muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ari umucyo w'abantu, bituma murikirwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni umucyo. Uko rero Imana ari umucyo, nanjye nahindutse umucyo, kuko kuba umwana w'Imana biguhesha nyine kuba nk'uko Imana iri. Nawe ugenda umurika nk'uko iri. None ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Imana abari mu Mana, abari muri Kristo, kuko ari Imana y'igihe n'abari mu isi, bagendera mu mucyo w'itangaza, ntibagendera ku byo mu isi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mukure amaso ku biri mu isi, muyahange ku biri mu ijuru, kuko ibiri mu isi ibigaragara ni iby'igihe gito, ibigaragara ni iby'akanya gato, ariko noneho hariho ibitagaragara by'iteka ryose. Haleluya. Reka dukomeze. Ndakwifuriza kumenya uwaguhamagarije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza, nk'uko twabisomye ku murongo wa 3, aho twasomye batubwiye ngo imbaraga z'Imana bwayo zatugabye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Navuga ko nahamagawe atari uko bandabitseho ibiganza, ariko njyewe nzi ko nahamagawe. Navuga ko ndi umutanzi atari uko naranditsweho ibiganza, ariko kuko ariko ijambo ry'Imana ribwira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaduhinduye abami n'abatanzi bo mu bwami bwe, yaduhinduye ishyanga ryera kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Nanjye ndi umutanzi atari uko ndi pasiteri, ariko kandi naranahamagawe atari uko naranditsweho ibiganza, ahubwo iyo ngenda nzi ko ndi umucyo w'isi, ngenda nzi ko Kristo agaragarira muri njyewe, ngenda nzi ko uwo turi buhure ari bumurikirwe n'umucyo w'Imana uri muri njyewe. Haleluya. Ahandi hantu batubwiye ibyasezeranyijwe by'igiciro cyinshi, batubwiye ngo bazamenya uhereye kuworoheje kugeza kuwukomeye, bazamenya. Nagira ngo mbabwire ngo uku kwizera ndi kuvuga ntabwo ari uko abize cyangwa abatarize, ni ukwizera buri wese wizeye ahaga, yaba ari umwana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo naho yaba ari umuswa, iyo nzira ntazayiyoba. Haleluya. Uko waba umeze kose, ntugire ngo ubu ni ubwenge bwo muri Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwe uduha kuba muri Kristo, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Uwakiriye Kristo nawe yakira ubwo bwenge bwo kumenya ubwiru bw'Imana, akakira rwose uko kwizera kw'igiciro cyinshi
gihwanye n'uko intumwa gihwanye n'uko abapetero nk'uko ari we watwandikira urwandiko twasomye. Ndashaka ko dusoma mu Efeso igice cya 4, Abefeso igice cya 4 umurongo wa 4 kugera kwa 6. Wahageze yadufasha twamwamikora akadusomera. Nahageze. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 4 kugera kwa 6 haravuga ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe nk'uko mwahamagariye ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo Data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Hariho umwami umwe n'ikiringiro kimwe no kubatizwa kumwe, umwuka n'umwe. Umwuka ukorera muri Archdiakoni ni nawe ukorera muri wowe wicaye aha ngaha. Nta tandukaniro rihari. Itandukaniro rihari ni uko we yahamagariwe kuba umushumba, nawe hari ikindi wahamagariwe, ariko Imana ikorera muri twese ni imwe. Ushobora kuba hari ukundi ugitekereza ukifata nk'umuntu ufite agaciro kari hasi, ariko nuhishurirwa Kristo uri muri wowe uzamenya ko uri umwami n'umutambyi, uzamenya ko uri ishyanga rye, uzamenya agaciro. Ijambo ry'Imana tugira ngo ibyo twahawe ni iby'agaciro gakomeye cyane, ko turi mu mucyo w'itangaza kandi ibyo twahawe birakomeye cyane. Hari naho Pawulo yajyaga avuga ngo birakomeye niba atari Petero no kubisobanura. Ibi tuvuga birakomeye kubisobanura, bisaba kubyizera, kuko ijambo ry'Imana tugira ngo umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Ndakomeza ku cyanyuma twasomye twari twarasezeranijwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Reka dusubiremo kano, nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Biragoye kwemera no kwizera ko wababariwe n'Imana. Iyo wirebyeho wiyizi neza wowe ubwawe birakugora cyane kwakira ko Imana yakubabariye. Ariko mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 katwasome, haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere kizagufasha kwemera neza wababariwe ibyaha ni ukumenya ko iyo wize Yesu Kristo uhinduka umwana w'Imana. Iyo umaze kuba umwana w'Imana ntabwo uba ugifite cya gisekuruza cy'iwanyu, ntabwo uba ukibarira muri wa muntu wa kamere, ntabwo uba ukibonaho za ntege nke zawe, ntabwo uba ukibonaho ibyo muri karande ngo iwacu turi abanyamujinya cyangwa iwacu tugira ibingibi. Ntabwo uba ukibona gutya, ahubwo utangira kwibonera muri Kristo, kuko ariho ukomora inkomoko yawe mu Mana, kubwo Imana yinjiye natwe abari mu isi muri Kristo Yesu, bigatuma ureba Kristo ukamenya uko ugenda. Twasomye turabona ngo muri twebwe havamo imigezi y'amazi y'ubugingo. Bivuze ngo muri twebwe ntabwo haba hakiturukamo ibyo muri karande z'iwacu cyangwa mu masekuruza ngo uvuge ngo na data ibi byamubaye, ahubwo utangira gutanga muri we, hatangira kuvamo ibituruka muri Kristo, ibituruka mu Mana. Haleluya. Amen. Imana ifashe mu byumve nk'uko ndi kubyumva. Nanjye reka mbaha urugero gatoya, nimba iminota irinyemerera, ndabona iminota yagiye, ariko reka mvuge icyo nagiye kuvuga. Nagiye kubaha urugero kuri papa wanjye umbyara. Ni umuntu navuga ko agerageza mu bigaragara mu bintu byose
ushobora kugenderaho ndebe ukavuga ngo uyu muntu ni mwene Kanoni, ariko njyewe ndamutse mbigendeyeho byaba ari igisitazi, byatuma ntabona ubugingo buhoraho, kuko naba ngendeye ku bya data ntagendeye njyewe ku byo Kristo yampaye. Gukiranuka mfite ntabwo ari uko nahawe na data, ntabwo ari uko narezwe nawe. Gukiranuka mfite guturuka muri Kristo Yesu nizeye. Haleluya, nizere ko urwo rugero rwumvikanye neza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo hariya twasomye batubwiye ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana. Twongere twasome muri urwandiko rwa kabiri rwa Petero aho twasomye ndashaka kwita nsoza, ndabona iminota yagiye. Batubwiye ngo ku murongo wa kane, ibyo ni byo byatumye ibyo yasezeje igigisho cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, kwiringira ibyo ngibyo amaze kuvuga hejuru, kubyizera ukabyakira. Ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana, bidutere gufatanya na kamere y'Imana mu kubyumva, bidutere kugira gutekereza kwa Kristo muri twebwe, kuko uko Kristo ari niko Imana iri. Kristo yaje mu isi ngo atumenyeshe data, ngo umubonye ababonye data. Nuko rero ibyo iyo tubimenye bidutera gufatanya na kamere y'Imana, bidutera kugira gutekereza kw'Imana, kubaho mu bushake bw'Imana, kubaho nk'uko Imana yabigambiriye ko tugenda, ko tubaho muri Kristo Yesu. Ikindi ngo mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Nateguye ibintu byinshi ariko ndabona umwanya wanjye washize, ariko icyo nshaka gusorezaho ntabwo umurongo wanjye uvuga ngo mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Uku kononekara ni imitekerereze itari muri Kristo Yesu. Ni bya bintu nababwiye ngo ugasanga umuntu nubwo ari mu murimo w'Imana, ariko rwose aracyayobowe, aracyatwarwa n'imitekerereze itari nk'uko Imana ishaka. Ntabwo yizi nk'uwo mu bwoko bw'Imana, ntabwo yizi nk'umwana w'Imana, arakizi mu masekuruza yiwe. Aho kwimenya mu bwami bw'Imana, aho kwimenya mu ishyanga ryera. Ariko ijambo riratubwiye ngo mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Murabizi kwifuza ibyo mu isi uko bigenda, nicyo kintu kiba kiri mu mutwe wawe. Uko uje gusenga ukahita wibuka ibyo wasize inyuma, bikarangira ari ibyo usengeye gusa, nta kindi kintu cyari cyuzuye mu isengesho ryawe, ni ukwifuza ko mu isi. Ariko ndashaka ko dukira uko kwifuza ko mu isi, kuko rwose ni ukononekara, ariko noneho tukakira ibyo Imana yadusezeranije by'igiciro cyinshi yaduhaye muri Kristo Yesu. Haleluya, amen. Ngiye gusoza mbabwira umurongo tugiye gusengeramo. Nateguye ibintu byinshi ariko bambwiye iminota 30 mpita mbona ko ari byo ntari buvuge. Tugiye gusoreza mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 3 kugera ku wa 5. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 3 kugera ku wa 5 aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Iryo jambo impamvu ari ryo nsorejeho ni uko rijyana n'intego y'iki kibwirizwa kivuga ngo kumenya Imana na Yesu Kristo.
kumenya ko kumwishurwa atari bya bintu byo kubuza ibyanditswe byinshi, kuko twabonye ko ushobora kuba ubizi nyamara ubinyuraho gusa nta kintu ufite muri wowe. Ndashaka ko dusenga nk'uko uyu murongo uvuga ngo dusenya ibihome no gukubita hasi, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyire hejuru kumenya Imana. Ndabizi neza hari impaka nyinshi ziba ziri mu mutima w'umuntu zituma atemera ko ari umwana w'Imana, zituma adahishurirwa Kristo. Ariko nimba utarubizi, iyo ni intambara urwana. Ijambo ry'Imana tugira nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Iyo ni intambara uri kurwana ikubuza kwakira ibyo Imana yagusezeranije muri Kristo Yesu, kuko nta mwanzi yifuza ko unezerwa uba wuzuye Imana yagushyiraho kuba muri Kristo Yesu. Ubwo ibyo Imana byose yarabifashe ikishyira muri Kristo iramuduha. Tugiye gusenga kugira ngo rwose impaka zose ziri mu mitima yacu n'ibitekerezo biri muri twebwe birwanya kumenya Imana tubifate mbere, tubigomorere Kristo. Haleluya. Ni bande bizeye ko ibyo bintu bishoboka? Tugiye gusenga tugafata ibitekerezo byo mu mitima yacu n'impaka zose zirwanya kumenya Imana tukabigomorera Kristo, tukabwira ngo Kristo, ndashaka gukora amaso yanjye y'umwuka nkabona ibyo unyiriza, ijambo ryawe rinyiriza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mumenye n'imbaraga n'ubwinshi bw'imbaraga ziri muri mwebwe, iz'Imana yakoreye muri Kristo ikamuzura, ikamuzamura, ikamwicaza iburyo bw'Imana. Mumenye ko ziri muri mwebwe. Kandi ndasenga cyane ngo muhishurirwe imitima yanyu ikorwe, mubashe kubona. Ndashaka ko tuba abakristo batagenda bari mu mwuka mu bintu biciriritse. Ugasanga umuntu ari mu mwuka ngo wo kwakira ikintu giciriritse ntapfa azasiga, aho kwakira iby'igiciro cyinshi Imana yadusezeranije muri Kristo. Haleluya. Ndashaka ko twese duhaguruka tugasenga kugira ngo itorero ry'uyu munsi tugire kwizera kw'igiciro cyinshi, nk'uko aba Petero, nk'uko intumwa, nk'uko aba Pawulo. Kwizera gutuma imbaraga ziri muri Kristo zigaragara muri twebwe, zigahindura ibintu ariko bitari iby'ibifatika, ahubwo mu buryo bw'umwuka. Kristo, ijambo ry'Imana ritubwira ngo bana batoya murabe Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri muri isi. Ndashaka ko tugira imitekerereze yo kumenya ngo uri muri twe, Kristo uri muri twe aruta uri muri isi. Tukagira imitekerereze yo kumenya ngo turi abana b'Imana, ubwoko bw'Imana, ishyanga ryera, abami n'abatambyi, duha agaciro muri Kristo Yesu. Imana yagiriye gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu, uw'imiryango yo mu ijuru no mu isi ikirwa, turagushimiye cyane. Wowe waducunguje amaraso y'umwana wawe ukiyungira n'abari mu isi muri Kristo Yesu. Waduhinduye abana bawe, kandi ijambo ryatubwira ngo icyabyawe n'Imana kinesha isi, kandi uko kunesha nta kundi ni ukwa Yesu Kristo. Turi abatsinzi no kurushaho, turi abami n'abatambyi, kandi ukomeye ari muri twebwe. Niyo mpamvu uyu munsi tumaze kumva ijambo ryawe ritwigisha kukumenya Mana no kukwizera Kristo, dufashe ibitekerezo byo mu mitima tukabigomora Kristo. Turafata impaka zose zirwanya kukumenya, turazigomora Kristo, kuko tuzi ko imbaraga ijambo ryawe ari imbaraga, ni imbaraga ihinguranya, ni imbaraga isenya, kandi ubutumwa bwiza ni imbaraga yawe ihesha uwizera wese gukizwa. Niyo mpamvu dusenze ngo uhereye umunsi Mana utembeshe imigezi mu kidaturwa, ureme indirimbo nshya mu mitima z'abantu, zitari ibiryo bishira hano mu isi, zitari imyambaro ishira mu isi, ahubwo ibyiringiro by'ubwiru bwawe Kristo, ibyiringiro by'uko turi abana b'Imana, ibyiringiro by'uko ubugingo bwacu bishwanye nawe mu ijuru Kristo, ibyiringiro by'uko waduhinduye abera aba Kristo. Ntitukiri imbata z'ibi byose, ntitukibona rwose nk'iminyorogoto, ahubwo twibona nk'abami n'abatambyi. Turashaka guhishurwa tukakumenya iby'igiciro cyinshi twagabanye mu kwizera rwose twahawe nawe Kristo, tukamenya iby'aba Pawulo bari bazi, tukamenya iby'aba Petero, ibyabateraga kuvuga ibi byose
bikaba byuzuye muri twebwe. Turashaka kumva indirimbo z'amakorali zuzuye ubuntu bwawe, zuzuye imbaraga zawe, zuzuye guhishuka kwawe, zuzuye guhindura rwose, guhindura imitima, guhindura ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye.